y'abayobozi kuri kote n'abakinnyi bakunda ndabashimira cyane. Iyo ukoze ukagira ikibona bigaragaza ko navuga ko ni nk'igiciro nyine ubona ikibyo wakoze. So rero ndashimira ko kubw'amahirwe habaye njyewe, ndashimira n'Imana. Si igihembo cya mbere wegukanye, wagize ibihe by'imvune ups and downs mu mupira w'amaguru. Ko ukegukanye biraza gusobanura iki, biraza kugufasha iki muri carrière yawe? Navuga ko ni sinyo inyereka ko nkwiye gukomeza gukora cyane ko n'ibindi bishoboka. Navuga ko ari sinye nziza yuko abakinnyi b'APR muri rusange twagize umwaka mwiza, ndetse bikaba binagaragaye ko wenda ku ruhande rwacu rero wenda abakinnyi benshi bagenda babona ibyo bikombe. Ndashimira ko n'Imana yamfasha akaba ari njyewe wabonye iyo best award yuko uri umukinnyi mwiza. Ibyo byose ndabishima. Icyo navuga ni ugukora cyane, ugasenga, kwizera muri wowe kuko byose bishoboka. Ugiye ufite icyizere kuri wowe byose bishoboka.